ikiganiro cy'uyu munsi. Yego. Ni iki kindi twakongeraho ngo tugisoreze? Singo rwa mbere rwa Yakobo 17 yo kuri 27. 2:17. 17 haravuga ngo nguko niko no kwizera iyo kudafite imirimo ahubwo kuri konyine kuba gupfuye. Yo kuri 25. Ahari umuntu yazavuga ati wehoho ufite kwizera, ngewe mfite imirimo, nyereka kwizera kwawe kutagira imirimo, nanjye nkwereke kwizera kwanjye kugaragaza imirimo yanjye. Wizera yuko Imana ari imwe rukumbi, ibyo ari byiza, ariko abadayimoni nabo barabyizera. Nabo barabyizera. Bagahinda imishyitsi. Wa muntu utagira umurimo we, ntuzi yuko kwizera kutagira imirimo ari imfabusa. Mbese sogokuru Aburahamu ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yatangaga Isaka umwana we ngo atambwe igitambo? Na kabiri, ubonye yuko kwizera kwafatanyije n'imirimo ye, kandi ko kwizera kwatunganijwe rwose n'imirimo ye. Nicyo cyatumye ibyanditswe bisohora bya bindi bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana bimuhwanirizwa no gukiranuka, yitwa inshuti y'Imana. Mubonye yuko umuntu atsindishirizwa n'imirimo adatsindishirizwa no kwizera gusa. Dore namara maraya uwo Rahabu, mbese ntiyatsindishirijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira? 26. Nuko rero nk'uko umubiri udafite umwuka uba upfuye, niko no kwizera kudafite imirimo kuba upfuye. Uyu mugambo wayumvise? Rahabu maraya yatsindishirijwe n'imirimo. Intumwa za ntumwa zije zigeze mu nzu kwa Rahabu, yarazihisha. Rahabu yibwiye ko ari abakiriya. Havuga ati abakiriya banjye reka nyene baganiriza. Ariko asanga n'abantu badasanzwe. Uko baganira ko nta muntu umukoraho. Zaba bagabo none gatiki ko nta none leta. Amagambo bane bajya bambwira ko batayambwira. Gutera arangije arabibwira. Ariko ngiye Rahabu rero nitwa maraya. Nitwa maraya. Niwo mwuga wanjye, niwo kazi kanje. None ko ntacyo muvuga. Ego. Batangira kumubwira abari n'ikibagenza. Abari. Kandi abo bantu bihishe bakurikiwe. Abo bahigaga. Ego. Rahabu ngo yagiraga idirishya mu cyumba imbere. Yanyuzaga umugabo akinjiza undi. Iyo hazaga umugabo undi atakamunyuza inyuma agata yinjiza undi. Wa undi naravuga ko mu nzu hari mu. Niho Rahabu abanyuza muri rya dirishya, ariko abasaba isezerano. Rahabu ati ko mbagiriye neza, ngewe muzanyitura iki? Kuko mu by'ukuri muzanyitura iki? Bamwe ati nubwo tunyuza aha, ariko nyuma yacu hari umurimbuzi. Uyu murimbuzi naza uzashyira agashumi ufata agashumi gatukura, uzagashyire ku idirishya, ukashyiraho tunyujije. Wumvise ko ubutabazi bwacu bunyura mu mirimo twakoze. Gutarwa kwawe harantu bizanyura. Ubutabazi bwacu bushobora kunyura mu mirimo twakoze. None nta nubwo bushobora bunyura mu mirimo twakoze. Ni ibintu bifitiwe icyizere. Rahabu rero ngo bamuha amasezerano, ariko atari kubona imbabazi. Ko ari ngizo ariko kanjye nyine umuryango wanjye shangazi bati nawe tantese papas onkeres za pampe zanjye babandi bati umuntu uzaba amina, umuntu uzaba ari kumwe nawe uwo munsi w'irimbuka. Bivuge ngo n'imirimo yacu irokora abantu, ishobora kurokora n'abantu. None naho haramfashije. Baramubwira ngo umuntu uzaba uri kumwe nawe, umuntu uzagutega amatwi, umuntu uzakumvira, wabyumvise neza, akemera kuba ari kumwe nawe, akemera kuba ari aha nyine muri iyi nzu, aha nyine muri iyi nzu.
ntacyo umurimbuzi azamutwara. aha Nibabona imirimo aka kantu, nibabona imirimo, abo ntabwo bakeneye amagambo tuvuga, bakeneye ibikorwa dukora. N'Imana nayo ntikeneye amagambo tuvuga, ntikeneye rubaza imirambararo, ntikeneye amakorasi menshi, ntikeneye ibisirimbo. Akaba kabonye Imana, ntabwo Imana ari bikeneye. Akaba kabonye Imana, nakaba kabonye Imana, ako ngako nagaki nakadiho barimo kudiha, namuntu uri ukaraga, niko sha baje no mwiteraniro, Imana yabonye ko amabona uri kuyazunga. Akaya kabonye Imana we, akaya kabonye, kandi hari abantu barayubusa, akaya kabonye Imana, kandi ngo ko umuntu yambaye imyenda yacitse, akaba kabonye Imana, indi uri kwihanaguza inkweto n'ibirenge, inyenzi ziri kwirira mu ntuzi. dore ko tugenje. Haleluya, wowe ko tugenje, wowe ko tugize agakikira inda. wabonye aka ntabwo ari ko kandi Imana ikeneye kubona. Oya. Ngo n'amaraya Rahabu yatsindishirijwe n'imirimo, ngo uwo munsi bamuhaye amagambo ati mva Rahabu, tuguha amasana adakuka, umuntu uzaba ari kumwe nawe icyo gihe ntacyo azaba. Birashoboka ko hari abo Rahabu yabwiye bati batugusha kuzamana nawe, none ngo nubwo babasebya nk'abadakora neza, n'abadakora neza, nibabona imirimo yanyu myiza, ibatere guhimbaza Imana. Rahabu nawe yahinduwe n'ikiganiro yaganiriye n'abari abantu. Icyambere yabonye ari abantu badasanzwe, abandi bagabo icyabagenzaga si cyagenzaga bariya. Imana ikeneye kamwe kantu gakomeye pastor, imirimo. Imana ikeneye ko abantu nibakubona uwaje ejo bundi afite ikimugenza, azabone ko ikikugenza atari nk'icya wa wundi. Yego, atari cyo kingenzi. Rahabu yari yizeye atari cyo kingenzi. Rahabu yari yizeye ko abari abakiriya, bari abagabo. Finally abona atari abakiriya, ahubwo abona ari abantu bafite umugambi wo kumurokora, kumugira inama nziza. Kandi iyi nzira bamurangiye yarokoye n'abandi bantu. Bivuga ngo Rahabu nawe yari afite umutima, yemeye kubahisha, ndetse n'ibyabahigaga ababwira ko banyuze indi nzira, ngo yabayobeje inzira. Ati mbonye bacanga mufutuke mubafate, abati munyura ngaha mu idirishya niho nyanyuza abajyama banjye, barahanyura. Uwo munsi umuntu wemeye kumvira Rahabu, akumva icyo Rahabu amubwiye, yararokotse. Ariko wabyanze byamugendekeye bite? Yararimbutse. None rero ngo se mwabonye ko Aburahamu nawe yumviye Imana, twamugarutse bikamuhanirizwa no gukiranuka. Yumviye Imana, arayizera, wabyumvise, ava iwabo ajya ahantu atarakuranye naho yari kubari, ariko ngo bimuhanirizwa no gukiranuka, ngo yizeye Imana kugera ku rugero. Amina, bimuhanirizwa no gukiranuka. Wabyumvise? Umutwe no kwizera ari umurimo, ariko ni umurimo nyine. Noneho hari ijambo nabonye hano mu Baheburayo 9:14, avuga ngo iki? Yego, 14 aravuga ngo nkanswe amaraso ya Kristo, yego, witambiye Imana, yego sha, itagira inenge, kubw'umwuka w'iteka, ntazarushaho guhumanura imirimo yanyu, yego, akayezaho imirimo ipfuye, yego, kugira ngo mubone uko mukorera Imana ihoraho. Imana ishimwe. Akayezaho imirimo ipfuye. Reka nkubwira aka kantu, mbabwira abatuteze amatwi, azahumanura imirimo yanyu, ayezeho imirimo ipfuye. Guhumanuka niki bisana ngo ni ikintu cyakozwe, ubyumva, ariko kigaragara mu maso y'Imana nk'igihumanya. Ndagurugero rwa mbere, hari umuntu ukora kubera ko ari ngombwa ko agomba gukora. Example,
akaba afite ubutunzi, afite amatungo, afite ibintu, agakora kubera ko ari ngombwa gukora, agatanga kubera ko ari ngombwa gutanga, kuko atanga ibyo afite, yego, ariko hanyuramo akantu gato gashobora gutuma wenda hazamo crise, agahita yumva ko gukora bitakimureba, urumva ko atagifite ibyamusagutse, uwo muntu Bibiliya imugaragaza nk'umuntu ukora rwose, ariko harimo imirimo ipfuye, yego, ahubwo akeneye gukora yabitekerejeho, aleluya, akavuga ngo ngiye gukora, ngiye kugaburira abashonje, ngiye kwambika abambaye ubusa, ngiye gutabara, buriya arakantu nigeze mbwira umuntu ko tujye gutabara ahantu umuntu yapfuye, neza gutabara bintu muri iki, ntiye icyo tujye guherekeza umuntu tumushyingura, arana ngo singa ntaho ubukwe, singa no guhamba, ndabambwa nsobanurira impamvu, arana ngo ntabutashye burataha, ntagiye guhamba umuntu arahamba, ndamaze se warya ukoze ubugati nabukoze, wabonye abantu rero kuri inyuma ati ndabaza, ndabambwa se burya nta nubwo rero abutatumiye ati bari barimo, mwari ko sabira baje kumenya ko nta nabatumiye, ndashaka ko tugana kakana babyumvise, ngo nkanswa amaraso, buriya nkanswe ni nko kuvuga ati mwabonye amaraso ya Kristo, ngo nkanswa amaraso ya Kristo wemeye kwitanga, akitambaho igitambo, rega burya nawe yaziraga gatsi, urumva kuko ibintu Yesu yakoze hari abo byari byananiye, yego, abamarayika bubitse umutwe, izina nabyo bubika umutwe, abakuru 24 bubika umutwe, ngo Kristo nyine wahagurutse mu isi no mu ijuru habura numwe, ariko pastor reba kuba habuze numwe, ngeze kuri Yesu cyaka domo, ngeze kuri Yesu ndavuga ngo tugeze mu yindi si, urumva ngo yemera guhaguruka we atanga n'amaraso, usabwa gutanga ibyo ufite bitari gutuma umena n'amaraso, muri make dushoreje ku murimo ukomeye Yesu yakoze kugira ngo atugarurire ubwiza twari twatakaje, noneho ngo bizakiza, ngo imirimo yacu bizayikuraho kuba imirimo ipfuye, muri make aya maraso ya Yesu niyo ajya afatana ya mirimo twita ko ipfuye akayeza, yarangiza akayihindura imirimo myiza. Hari abantu bakora agakora gusa, urumva nta ntego nuko, yego, urumva, yego, nahise nk'iyumuye n'umuntu kavuga ati yewe pastor akina kugura agafanta, mwego nkomfanta we ntiwangwa byari ndakuzi, akina kugura agafanta, uriya muri marawukoze, ariko ntabwo azi cyakoze, iyi rero niyo mirimo Yesu afite ububasha mu maraso ye kuyihindura imirimo myiza, akayeza, bikomotse kuri wa muhamagaro ukomoka mu ngeso zacu nziza. Abantu nibabona imirimo bazahindukira kubera ingeso n'imirimo yabo myiza, imirimo yabo noneho bakoze batazi ko ari myiza, ikosorwe ihindurwa imirimo myiza, ihure n'iyo bari mu gukora uwo munsi, ntabwo imirimo yabo izapfa ubusa, oya, ahubwo Imana izakomerezaho na ya indi bakoze bataramenya batarizera, bayikoreye mu buyobe, amaraso ya Yesu azayeza bamaze kujya muri Kristo Yesu. Muri make n'imirimo myiza umuntu yakoze akiri umupagani mwe bita ngo ni y'ubupfura ataramenya Kristo, iyo umuntu yejejwe akinjira muri Kristo, iyo mirimo Yesu ayezesha amaraso ye, nayo umuntu akayikomerezaho. Bivuga ngo ubishoboye niyo waba utarizera Yesu Kristo, imirimo myiza nawe wayikora, si ngombwa ko uri muri Kristo Yesu, kuko igihe uzamenyera cyose amaraso ya Yesu azayeza ihinduka y'umumaro. Buriya Yesu arantu ijambo rivuga kuko Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo, aha hantu ashaka kwimirimo nuko atari amasengesho, hakabira muri ko atari agakiza, Imana yakurikirana imirimo, igihe agakiza kazazira ya mirimo ikagira agaciro, ndetse no mu butabazi Imana yamutabara hakaza nk'iyo mirimo bigatuma habona agakiza. Mva Imana y'amahoro guhereza umugisha, ndawakiriye, reka tugushimire, reka tugushimire ku muhate wagize wo kwitabira ubutumire, ukaza muri uyu mwanya kugira ngo udufashe
ndahamya ko inyigisho ntizirangiye, ntabwo zirangiye rwose. tuzongera tugutumire dusubukure. Icyo nshaka kugusaba ni iki rero, unyemerere imbere y'abakunzi batwaremeye Imirimo Myiza TV, niba nituguhamagara uzongera ukitabira ubutumire, nihagira ibibazo babaza bashingiye kuri aya magambo watuganirije, uzaza ukongera ukabisubiza. Ubundi kugira ngo umuntu agaruka biterwa namwe. Ubundi iyo ubonye umushyitsi wanyumvise, umushyitsi agakora ku mutima, ukaba ubonye udasobanukiwe ukavuga ngo nzabimusobanuza, iyo umuhamagara agaruka. Atagutse rero yaba ari ikigwari, njye nzagaruka. Rakoze cyane. Imana iguhe umugisha. Sinzi kuko ndahamya ndashidikanya ko umurimo ukoze nawe wakoze umurimo wo kwitanga kumara amasaha angana gutya, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo nawe ikwitura. Imana iguhe umugisha. Rakoze cyane. Nkuko mwabibonye rero twari kumwe na mwene data, umukozi w'Imana yakaremye Onesphore. Imana y'amahoro imuhereza umugisha kutuganiriza no kutubwira hejuru y'imirimo myiza. Kandi ndabizi neza ko hari ahantu bikuvanye, hari naho bikugejeje. Babwire ngo inyigisho ntizirangiye, tuzakomerezaho kuko imirimo myiza yo ni myinshi, n'uwayivuga ntiyayirangiza. Data wa twese aduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen.